kereka Imana imunyegereza nkamukubita ikofi iseri ry'amenyo nkarisigarana mu ntoki nashaka nkagimageragere kuko sinibaza ahantu mbwira ngo nirwaniriye anganye hari umwuka w'Imana hakaba n'umwuka wa Satani kandi umwuka w'Imana ugira imbuto zawo n'umwuka wa Satani nawo baze bamunyeho bazamukora ibyo bashaka upfe ngo umukristo umuntu aza gutwara umugabo yinde umukristo ujyana Imana izamugarura aza mutwara bireba taye tuyibona nurangiza umubwira uti ngaho genda ntuzongera gutwara umugabo w'abandi mama umubabarire na Bibiliya iravuga ngo umurozi ntakabure gupfa bwabo imbabazi zawe mwami zibe ku buzima bwabo utwemerere mwami ijambo rya riratubwira ngo ntitukitura umuntu ibyo yadukoreye ahubwo mwami wanjye bahaye ikaze bakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afrika muri rusange ibihugu by'abaturanyi abagande abakongomane abarundi abantu bose badukurikira aba diaspora turabakunda kandi turabishimira ikaze kuri wowe utarakora subscribe yikore ni kuri dushyigikire turi abantu beza turaho turashekeje kandi ni ukuri turabakunda cyane rero uyu munsi wa none mwabonye noneho umuntu uri iruhande rwanjye Sheri ntabwo ari iruhande rwanjye Sheri yaduhaye umwanya ngo tuganire n'uyu mubyeyi mwiza mureba wambaye neza usa neza ariko ikirenze kuri ibyo ariho umwuka w'Imana nicyo kintu muziho ariho umwuka w'Imana ariho ubwiza bw'Imana ariho feva y'Imana nta wundi rero ni umubyeyi witwa Mama Chris ariko reka tumwakire abibwire then dukomeze ikiganiro cyangwa se mbere yuko tumwakira mureke tubanze dusenga Imana uyu munsi yadusuye kuri cano reka musengere nawe naza guhatwa n'umwuka wera arasa kudusengera Mana turagushimye data wa twese tuguhaye icyubahiro muri aka kanya tugushimiye neza yawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye data kugira neza kwawe kwabanye natwe izina ryawe rihimbazwe iyi saha ya none twicaranye na Mama Chris umukozi wawe ndakwinginze kugira ngo ururukubane natwe mwami ibiganiro tugiye kuganira mwuka wera abiyobore kandi ategeke aganze kiroga yose yaza kuturoga turayanze mu izina rya Yesu duheje imyuka mibi yose ho yabituruka hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tegeka kandi uganze ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen Mama Kiri karame meze neza meze neza ndashima Imana nukuri urashima Imana biragaragara urasa neza wambaye neza mbese Imana ihimbazwe tuguhaye ikaze kuri Jane na Bertrand wiyumvemo ikaze rero turagira ngo dutangire ikiganiro cyacu wibwira abakunzi bacu cyane ko ari bwo bwa mbere uje kuri cano yacu tuguhaye ikaze mubyeyi murakoze cyane ko mikaze Imana ibaha umugisha amazina yanjye nitwa Umuhire Jose ndi umubyeyi w'abana babiri yego nkunda Kristo nkakunda n'abantu be yego ndumva ari ibyo ngibyo yego nibyo Imana iguha umugisha Mama Chris bakunzi bacu rero nizere ko muri rumukunde nizere ko byonyine kumubona face Mana kumubona gutya arashimishije Mama Chris tuziranye kera Mama Chris twaraturanye Mama Chris aranzi uyu niwe muntu nzi mu buzima bwanjye bwose muzi nababwiye niwe muntu nzi mubashimire niwe mubyeyi mu buzima yari afite nawe ntavuga ngo bwari burenze cyangwa bwari hasi cyane oya buringane yabayemo twabubanyemo Mama Chris ndabyibuka ungaburirira abana Mama Kiri nawe ntabyo ufite Mama Kiri ndabyibuka umwana wanjye ajya mu myitozo agataha shonje ejo azasubira mu myitozo kugira ngo arebe ko yabona ubuzima Mama Kiri ukavuga uti Chris yariye nazarye ndabyibuka umwana ava ku ishuri atariye ashonje agasanga nta biryo mfite Mama Kiri kuturyo babikiye abana bawe uzi ko nijoro udateganya kuri bubone ibindi ukangaburira abana Mama Kiri igihe cyose niyo tuvuganye kuri telefone urabizi ko nkubwira ko icyo kintu nkibuka kandi n'umunsi nzavamo mubiri nkamanuka njya hariya nzasiga mbikubwiye nzi ko ntazatungurwa nzabikubwira ngushimiye imbere y'abantu
si byari ngombwa ko ari byo ntangira kuvugaho ariko nta n'ikindi kiganiro natangira ndi kumwe nawe ntabikubwiye. Imana iguha umugisha ku byo wankoreye, Imana iguha umugisha ku bwo wabanye nanjye ugahagarana nanjye ukansengera ukankomeza ukangira inama yo gukomera ukangaburira abantu. Yesu aguha umugisha kandi azabikwibukire. Amen, amen. Ya mama Kirisi rero yumvise ibiganiro twakoze by'uriya mugore washakaga kunsenyera yitwa ko ari inshuti yanjye. Mama Kirisi ampamagara ambwira ko ashaka kuza tugakorana ibiganiro ashingiye kuri biriya biganiro twakoze. Ntabwo yigeze ambwira tuzavuga iki. Mama Kirisi rero tuguhaye ikaze twinjire mu kiganiro utubwire icyo watuzaniye, agaseke watuzaniye ugapfundure. Ikaze. Murakoze cyane, ndagushimiye nanjye Jane, twabanye neza kandi twabanye nk'abavandimwe kandi nk'abakristo. Kuko icyo gihe twese ni Kristo wari utubeshejeho. Ararimo nshimira, ariko mu by'ukuri nanjye ntabwo byari ngewe, ngira ngo twese ni Kristo wari uduhagarariye, kuko mu bigaragara nta kindi twari dufite. Rero byari ngombwa n'ibindi iyo biba ari byinshi biba byarabaye, ariko biriya nyine nibyo Kristo yari yampaye, kandi umuntu atanga icyo afite. Natwe ntabwo Imana izatubaza ibyo tudafite. Rero ibiganiro byawe nagiye mbikurikira ndabyumva, njya nkurikirana ibiganiro byawe n'ubusanzwe, ariko ejo bundi nakurikiranye ibiganiro byawe birimo uriho uvuga ku umudamu wari ugiye kuguca inyuma, wari ugiye kuguhemukira. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose nanjye hari icyo nabivugaho nk'umukristo, nk'umuntu twabanye Jane, cyane ko nabonaga arimo gutandukira, uraza kumbabarira kuko bivuze ngo turi inshuti. Buriya inshuti zibana ibihe byose, kandi inshuti zigirana inama, kandi inama nziza, inama zubaka. Rero turi muri iyi si tuyirimo, ariko kandi tuyirimo nk'abagenzi bazayivamo. Ni nayo mpamvu tuba tugomba gutegura aho tuzajya. Ese aho tuzajya nyuma y'ubu buzima ni hehe? Tuhategura tukiri muri iyi si, kuko mu rugendo turi muri iyi si nyine turi mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma urugendo rwanjye ndimo ndarutegura nte? Ese wowe Jane urugendo rwawe urimo urarutegura uti? Muri uriya mudamu rero amaze gukora ibyo yakoze, ngewe ntekereza ariko buri wese atanga ibyo afite. Ngewe ndibaza ko yatanze ibyo afite, kuko nta Kristo yari afite ngo amuyobore. Ariko se wowe ufite Kristo, wowe wakijijwe, ese koko mu by'ukuri weze imbuto nk'umuntu wagezweho n'icyo kigeragezo? Wenda nuko byabaye amahire, bikaba ari ibintu, ukaba warasanze umutware wawe ari maso, ukaba warasanze umutware wawe hari ukuntu abyumva, ataguca inyuma, akanabikubwira. Tuzi ko hari abantu benshi, abagabo benshi bagirana ubushuti n'abandi bagore ku ruhande, ariko akaba atatinyuka kubibwira umugore we. Wowe rero wagize amahirwe, Bertrand arabikubwira. Nanabimushimira cyane ko akomeje kubahiriza isezerano ryawe nawe mwagiranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Ariko ntekereza ko utabyitwayemo neza. Gute se? Uburyo utabyitwayemo neza nyine ndavuga nk'umukristo, ngende ndavuga nk'umukristo. Ese intambara zacu nk'abakristo tuzirwana gute? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntago turwana n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka iri hejuru mu kirere itabasha kuboneka. Iyo myuka rero se tuyirwana gute? Ntago turwana mu buryo bw'abantu natwe, kuko nayo itari mu buryo bugaragara bufatika. Bibaye ari nko mu buryo bufatika, ibyo byaba ari umuntu yabasha no kurwana, ariko ko biri hejuru mu buryo budafatika, umukristo ubundi arwana gute? Nicyo cyanzanye ahangaha. None se mama Kirisi, kugira ngo nkugire inama nk'inshuti yanjye, nkubwire yuko mu by'ukuri ibyo wakoze nawe bitari byo. ntaguciye mu ijambo mubyeyi mwiza. nirwaniriye nte iyo nza kurwana muri ubwo buryo uvuze? Kereka iyi Imana imunyegereza
nkamukubita ikofi iseri ry'amenyo nkarisigarana mu ntoki nashaka nkagimagiragira kuko sinibaza ahantu mbwira ngo nirwaniriye njye ntabwo nemeranya nawe ko nirwaniriye kereka iyo mukubita nkamukuramo ijisho nibwo nari kuvuga ngo ndirwaniriye hariya sinirwaniriye njyewe ahubwo namushyize ahantu ku karubanda mu rwego rwo gukorera Imana njye ndumva mu rundi ruhande rwanjye niko niyumva nakoreye Imana gute icya mbere wabonye ikiganiro cy'umudamu nawe yasenye yatwaye umugabo uriya n'uwagaragaye iwabo Kiramuruzi mu mudugudu wa Heberetse ndaza kuhibuka naho ngaho yavuze Kiramuruzi Kiramuruzi iyo ngiyo no mu mudugudu niba hari ubuhoro niba hari iki ndaza kubyuka n'akagari umurenge niwa Kiramuruzi ndahazi hari abandi nabo agenda akura ku bagabo abagore babo akabasenyera urumva ko ni umukozi wa Satani mu buryo bugaragara yego wavuze ko turwana n'imyuka iri ahantu mu kirere ifatika ariko uri arafatika nawe rero ashobora kuba ari dayimoni ariko njyewe nanjye sinakurwanya na dayimoni ngo nyikubite ikofi narwanye nawe mu rwego rw'umwuka njyewe nakoreye Imana ahubwo hisazamo akaririmbo ngiye kurimbira agapande gato tunganira Imana ubudasiba jyuhora kujya guseka yisenga kandi uyumvire jyubana n'abayo nashaka kuvuga ngo kandi uyumvire genda kumvira Imana genda umukozi w'Imana muri aka kanya kuburiya mukobwa uti gute niba ndimo mushyira ku karubanda kugira ngo n'abandi yaragamije gusenyera bamumenye kandi nawe avuga ati ubu ngubu yuko bivuze ninjya gusenyera umuntu nzasanga yarabonye ikiganiro kwa Jane ahita mvumbura urumva ntari gukorera Imana koko aretse kundenganya mama Kiri reka twumve ijambo ry'Imana ribivugaho noneho hari ijambo ry'Imana rivuga kuri uriya mudayimoni ndimo nshyira hanze gaho nsomera iryo jambo cyambere nuko atari umudayimoni ni umuntu usa buriya ni umuntu wuzuye iki ni umudamu nkuko nawe uri umudamu ariko wuzuye dayimoni aha reka wavuze ko icyo afite ari cyo atanga reka tubanze turebe afite imyuka mibi reka tubanze turebe mama Kiri mbere ko ureba ijambo ibintu yakoze urabishyigikiye oya ntago none urari mu mwuka wa Satani yego uremye ko ari mu mwuka wa Satani cyane ubwo ni umudayimoni kuko iyo ukora ubundi hari imyuka ibiri ihanganye hari umwuka w'Imana hakaba n'umwuka wa Satani kandi umwuka w'Imana ugira imbuto zawo n'umwuka wa Satani nawo ugira imbuto zawo ngira ngo mu Bagalatiya hari ijambo ritubwira yuko ritubwira imbuto z'umwuka izarizo n'imbuto za kamere nazo izarizo tubasome kugira ngo uhumve nta kibazo katusome mu Bagalatiya wenda ubwo ndatandukiriyeho gatoya ku byo nari nateguye ariko reka turebe mu Bagalatiya ese mu Bagalatiya ubundi hatubwira ngo iki sibyo kugira ngo wenda tubone uburyo mu Bagalatiya haravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke byose yarabikoze no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana nawe n'umurozi no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana ariko kuri 22 haravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana uranshinje iki muri ibyo uretse njye icyo nisanzemo kimwe ntikubwira icyo nisanzemo ntago naje hano kugushinja ni umujinya nisanze mu mujinya kuko hari ibiganiro nakoze mfite umujinya kandi nawe iyo bikuba wari kuwugira ntago naje hano kugushinja ahubwo ndashaka kugira ngo duhugurane nkubwire iyo umukristo ageze mu bimugerageza yitwara gute nakoze iki kibi rero
umukristo rero iyo ageze mu bimugerageza ntago atukana, ntabwo atongana, ntabwo avuga ibitutsi nk'ibyo nakumvanye ibihe haba ari kuri ku ma voice note nagiye numva mwagiye igihe yavuganaga n'umugabo wawe wamuvugiyemo, wageze aho ngaho ubivugiramo. Twabikoze tubishaka kugira ngo bizagaragare ko twamurika. Wageze aho ngaho uvugiramo, ariko mu by'ukuri ntago wabyitwayemo nyine nk'umukristo. None se umukristo aratongana? Umukristo se agira umujinya? Yego nubwo wagira umujinya wenda wababara, ariko kubera ko dufite umwuka w'Imana, umwuka w'Imana hari ukuntu akubwira ati Jane garukira aho ngaho turi kumwe, ni nanjye utumye ibi bintu bigira gute bitakubaho, sibyo? Noneho rero ukavuga uti umukristo agira ingeso, agira imico n'ingeso zimuranga aho ari hose. Ntabwo ari uko turababara nk'uko abandi bababara, ariko kubabara kwacu gutandukana n'uko umuntu utari umukristo ababara, sibyo? Hari amagambo umukristo adatinyuka kuvana mu kanwa ke ngo avuge, nkayo wowe nakumvanye Makiri. Hari amagambo umukristo atavuga nubwo baba bababaye, sibyo? Imibabaro yacu twebwe tuyihereza Kristo, niwe tuyihereza, kuko n'ubundi yaratubabariye. Hari igorogota ku musaraba yagiyeyo arababara. Bivuze ngo rero mu mibabaro yacu nta wundi utwikorera imitwaro, n'ubundi we yarabitubwiye, aravuga ngo imitwaro yanyu yikorerwa nanjye, sibyo? Ntekereza ko rero utari gusohora amagambo ameze kuriya, utari gusohora amarangamutima yawe ngo aze arimo ibitutsi, aze arimo ibintu nyine navuga ngo ni ibintu bitaranga umukristo mu by'ukuri. Nanaboneraho no kuvuga kuri iki kintu, uyu munsi ntabwo tugitandukanya abakristo n'abatari abakristo. Kubera iki? Abantu barajya kuri social media. Jane urabizi njye ntabwo nkunda kujya kuri social media, ntabwo mbikunda rwose. Naje aha ngaha kugira ngo tuganire, kubera kuri inshuti yanjye, mvuga ni byibura wenda ahari wenda wongere ugaruke usubire kuri wa murongo cyagiye turi kumwe muri ya misozi twirukankanaga dusengana, urumva? Wongere wibuke, usubire kuri ya soko, wibuke n'ibyo Imana yagukoreye. Ntekereza ko atari Imana uyu munsi waba utanicaye aha ngaha uri kuri kamera. Hanyuma rero nkunze no kubona kuri social media ugasanga abantu ngo n'abakristo n'abakozi b'Imana, ariko barasohora mu kanwa kabo ibitutsi. Ese koko umwami mukorera ni Kristo tuzi? Kristo wa wundi wamennye amaraso, wa wundi waje mu isi bakamucira mu maso, wa wundi wakoresheje Stefano. Uribuka Stefano bamutera amabuye, umwuka ukarinda umushiramo, ariko yaravuze ati mwami ubababarire kuko batazi icyo barimo gukora. Ntabwo ndagera ha Stefano mbabarira mama Kiri, kuko batazi icyo bakora. Rero niba aka gatoya kaje ukagamburuza Jane, ese icyo kinini kimeze nk'icya Stefano cyo ni cyiza, kandi gatoya uzabasha kukihanganira? Ako mama Kiri wambabariye mbabarira mama Kiri, urakita gato kuko katakuriho. Mama Kiri twatangiye tuvugana neza, tuvuga ko uzi imibabaro yanjye. Mama Kiri uzi uburushyi bwanjye. Mama Kiri uranzi ndara niruka ijoro, uranzi nsimbuka imyobo nk'utu umwana w'amezi 8, uranzi ndara nkubitwa nta cyaha nakoze, uranzi ku musozi bamvugiriza induru. Mama Kiri uranzi nzari yica n'abafite n'amafaranga ngapfunika ku gitenge, umugabo akarara yapfundura ajya kuyanywera nkicwa n'inzara. Mama Kiri uranzi aka kantu rakita gato ushingiye kuki? Ko giye Imana yampaye umugabo izi mubabaro nababaye, none umuvuna muheto. Imana imbabarire kandi uri kunyigisha ijambo ry'Imana. Mvuge ngo umwana w'Imana, urana umwana w'Imana ngaho ko turi kumwereka, mvuga umwana w'Imana ariko mu mutima ntago bihari. Ngaho Imana imbabarire, ngaho uriya Ivona muvuge gutyo, kanyivuge gutyo ne kuvuga ni ko ari umwana w'Imana kuko wa shitani, na shitani nayo yaramwanitse. Mama Kiri none urakita gato umuntu ashake kunkura amata mu kanwa mbonye nyashaka. Mama Kiri ngaho ugiye gushaka ijambo ry'Imana unsindisha, ndabizi uri bunsinde pe, ariko se ijambo ry'Imana ndaryemera. Ariko se Mama Kiri urakita gato ushingiye kuki? Uzi imibabaro nababaye, uzi ko ntangiye guseka ntarasekaga, narashimikaga kugira ngo mubone ko ndi guseka, mugire mbabeshe ko nishimiye ngashinyika.
mama kiri urakita gato kuki udaha agaciro njye narenze ko uje uha agaciro uvuga uti komera irangegera reka tuyihobagize reka tuyihaka ikinyarwanda none uje kumbwira ngo njye nakoreye Imana nabi kandi nkubwira ko ndi umukozi w'Imana ugira ngo kiriya cyomanzi cyo gutwara cyo gusenya ingo z'abandi ese mama kiri ingo ziyubakiwe n'Imana uriya mukozi wa Satani arimo arazisenya njye ndimo ndamwanika kugira ngo adakomeza gusenyera Imana ntabwo uzi ko imiryango myiza Imana iwishimira mama kiri ni gute utaje guha agaciro akababaro kanjye ukaza ungira umupagani. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana 18 kuva ku murongo wa mbere ngo reka ndebe ko ariho ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho aricara arabigisha abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana bamuta hagati baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufasha asambana kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakora batyo kabyare none wowe uravuga iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye yongera kunama yandika hasi nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we ba bandi bakuregaga bari he? nta uguciriyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramusubiza ati nanjye singuciriyeho iteka genda ntugakora icyaha. None washakaga uwo mugore bari bagiye kumutera amabuye sibyo? Yesu yandika hasi asanga bose bagiye mu yandi magambo ushatse kuvuga ko bose basanze icyo cyaha baragikoze sibyo? None se njyewe nigize mfatwa ntwara umugabo w'abandi Imana ryatubwiye uretse nkubwire makiri byarabareze mu mitima nyine ngo bishyuze cyako bari bafite ibyaha bakoraga nyine bari umwuka wera yarabarondoye njyewe ko twabanye wigize ubona hari umugabo w'abandi ntwara sinandi mu buzima bubi sinaca n'inshuro bireba icyo si cyo cyanzanye hano none nawe rero akwiriye guterwa amabuye ahubwo mumuzane mutera amabuye yuko Yesu akubabarira buri munsi buri saha buri segonda n'ibyo ngibyo urimo uvuga Jane aka kanya nabyo ni imbabazi za Kristo. Hatabaye imbabazi za Kristo ubundi kera ngo bahitaga bahanirwa aho ngaho sibyo? Ariko imbabazi za Kristo ziratwihanganira zidashaka ko hari n'umusigara harimo na Yvonne nawe ntabwo Kristo ashaka ko asigara ntabwo Kristo ashaka ko asigara nawe arashaka yuko abo umwe mu bana be nawe agahamya kugira neza ko Imana kwamukuye mu byaha kwamukuye mu gutwara abagabo b'abandi. Rero nawe warukwiriye kuba uri uwera imbuto zikwiriye yari kumenya ko kiriya cyaha ko gifite uburemere iki kitabayeho. Niyo mpamvu nabwo ngo ndi umukozi w'Imana wenda kubona ko yagiye hanze niho agiye kubicikiraho nawe ubundi ari kuzakomeza Jane kumushyira ku karubanda gutya urumva kumujyana hanze ukamumanika hariya hose ntabwo namumanitse ahubwo hamanikika ahubwo n'ayandi macano nampamagara aho kumumanika urumva kere kuba hamubanga yakora ntabwo ari byo bituma akira icyaha cye. Nise njye mugende Yesu urimo uramukururira kuba ruharwa none se n'igihe muciranye mu byaha ariko hari umwuka wera wamusanga ni musengere umusanga hari umwuka wera wamusanga akamwemeza ibyiza nguhuze nawe musengere nta kibazo tuza kubivuga byemerera nguhuze nawe musengere umwihanisha nta kibazo rwose ndaguhuza nawe ntago ndi bumwihanisha sinjye wihanisha abantu sibyo uramubwira ijambo ry'umutorero tubwira abantu ijambo ry'Imana kugira iryo jambo ry'Imana hari uwemeza abo ngabo ese umwana wo kurimbuka urabyemera jambo umwana wo kurimbuka ntabwo ari njye ugomba kumumenya nawe ntamuzi ariko arahari rero Bibiliya ivuga ko ahari ubwirwa n'iki ko ari Yvonne ubwirwa n'iki batari we impamvu mbivuga
ko ashobora kuba atari we ni uko twese tukiri mu isi imbabazi z'Imana zitararangira Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi buri muntu wese aracyafite umwanya wo wo kwiyunga n'Imana kandi afite akazi ko gusenya ingo buri munsi buri munsi ubwo ko niko kazi yemeye ni satani ugakorera niba ubizi udusoma ijambo ry'Imana hari Bibiliya tuvuga ko satani azihana ariko ntabwo ari satani ni satani ahubwo ni satani ahubwo uriya n'umwana w'Imana rero ntago naje kujya impaka nawe mu by'ukuri ngewe naje kukubwira ndetse no kubwira abandi sibyo kandi nanjye ntiretse sibyo ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana kuko yoborwa n'umwuka w'Imana nibyo bizatuma abana b'Imana neza byuzuye muri iyi minsi abakristo ntago bagihabwa agaciro izina umurokore nyine babifashe ni nayo ngayo ni nayo urumva uvuga izina rya Kristo bakumva ni ibintu nyine bidafatika kubera iki kuko abitirirwa Kristo ntago bakora icyo bakabaye kuba bakora ntago bakora ibyinshi ntago basa na Kristo ntago bafite umwimerere wa Kristo urashaka ko umukristo abanyabyaha bose baje bamukinagaze baze bamunyeho bazamukora ibyo bashaka upfe ngo umukristo umuntu aza gutwara umugabo yinde umukristo tujyana Imana izamugarura azamutwara bireba taye tuyibona nurangiza umubwira uti ngaho genda ntuzongera gutwara umugabo w'abandi mama umubabarire na Bibiliya iravuga ngo umurozi ntakabure gupfa nshaka kukubaza ijambo rimwe mama Kiri uremera kuri ya mugore ari umurozi cyangwa ntabwo byemera nite nguhingereza uko ari umurozi ntago mbizi impamvu utabizi niyi ni uko icyo kintu kitakuriho uriya mugore yabonye ko gutwara umugabo byanze ashaka kuza iwanjye yaraje iwanjye kudusura kandi yarazi ko azaza yarabanje kuryamana n'umugabo wanjye muri roge yaraje iwanjye kubwuko ankunze cyangwa yaraje iwanjye kubwuko aje kubona uko yibonera umugabo neza 100%. Ese ukeka yarazanye imbaraga z'Imana z'urukundo icyambere ntiyarankunze yambwiraga amagambo meza yarangiza akabwira umugabo ko bazabana mu kwa gatanu yarangiza akavuga ngo nibampo bagize haranaho umugabo yamubwiye atese ati ubungubu Jeni ati icyampa ikintu giturumburiye umugore akava muri urwo akagenda uzi ijambo yamubwiye yaravuze ngo sheri byihorere ibyo bindekere nzabyikorera ni izihe mbaraga yari gukoresha zo kuza kunterura mu nzu akaruhuramo gaturumbuka nkagenda atari iz'uburozi none se kiriya kiganiro uherutse gushyiraho cyuriya mudamu wa yasenyeye urugo ntiyamusenyeye bigakunda cyane hanyuma we kuki bitakunze ngewe kuki bitakunze nabaye maso niwe wabaye maso se Imana yarabinyeretse ariko nanjye mba maso ijambo ry'Imana riratubwira n'ubura ubwenge ndakureka ariko n'Imana yabikweretse n'Imana yabinyeretse kuko hari abagabo benshi babihisha none suppose ko uriya mugabo yari kuba yabimpishe uriya mugore akanaza koko mu rugo azaza anyita kundi gicucu aravuga ati tuzabikora mu ibanga ntabwo kizabimenya ariko aje mu rugo aje kwamara iminsi 4 nkuko yabishakaga iyo minsi utekereza hari ibihe bikorwa ari gukora iwanjye hanyuma se iyo Mana sibyo iyo Mana yaguhaye kubimenya uriya we ntabimenye agashiduka yagize gute yaje yamubagiriye Nyabugogo sibyo hanyuma we ntabwo ntabwo mwe ko ari Imana yabikoze ntabwo mwe ko ari Imana yabikoze none se ko iyo Mana yabikoze wowe wayituye iki ngaho nanjye nsubiza icyo waba warayituye nayituye iki we wayituye iki none se Imana yanjye sinyikunda ndacyayikunda uyikunda gute se Imana yanjye iyo nibutse imirimo yankoreye ikanyibutsa n'icyo kintu yanyeretse ntari buzakimenye dushaka kuyikunda nkayibwira ngo himbazwa Mana yego none wagira ngo mukomere makinga mama warakoze ko yagiye kunkorera umugabo gahimbaza Imana ukabwira ngo himbazwa Mana wowe wankuye muri bya bindi byose none se nabiretse rwa rupfu rwose naretse se kuyihimbaza nyine bya bindi byose tuziranyeho naretse se kuyihimbaza hanyuma warangiza ukirenza ukabivuga ugahishima warangiza ukabirenza amagambo yo gutukana no kuvumana hanyuma warangiza ukavuga ngo urimo urashima Imana mbwire mama Kiri rero turi abakristo pe ndanabyemera turababara mama Kiri mfite umubiri w'inyama n'amaraso ntabwo umutima wanjye ari icyuma ni umukristo pe yego birashoboka ko naba kuko naragije umuzinya muri ya mirimo ya kamere
igaragazwa nkabona hariyo nagaragayemo ndabyemeye ubu nonaha ndabyemeye ariko wibuke ko ndi umuntu nambaye umubiri n'ubwo ndi umukristo hari ubwo duterwa koko tukaraswa imyambi kandi ikatugeraho iyo umwambi kugezeho urababara ugakora na biriya ariko nyuma wenda ukabyibuka ukavuga uti narakosheje koko singiye kugora umwuka wera ukurimo nibyo narakosheje pe ntabwo ariko umujinya ntabwo nari kureka kuwugira kuko byari bimbabaje byari bindenze ariko ubu nonaha mama Kiri ndabizi ko nakosheje ndabizi ko imbabazi zambayeho imbaraga zananiye kwihangana ariko ubu nonaha nemeye ko nirwaniriye ndishinja icyaha cyo kumutuka ndishinja icyaha cyo kumwanga ariko n'undi wese yamwanga kandi yanamutuka ariko nyuma y'ibyo byose ntabwo waje hano wizanye wazanywe n'Imana ndemeye ndatsinzwe ciye bugufi ahubwo icyo ngusaba sengera Imana impa imbaraga zo kumubabarira kuko ntabwo ubu n'aka kanya ntabwo mubabariye ariko nunsengera Imana ikampa imbaraga ndamubabarira uremera kunsengera ndabyemera nsengera kadufatane mu biganza uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa Mana tuguhaye icyubahiro naje hano mu kiganiro kugira ngo nganire na Jane twebwe twese uratuzi uzi imitima yacu uzi Jane kuva kera nanjye kandi ndamuzi rero Kristo sengeye umutima we ngo muhe kubabarira kandi si no kubabarira gusa ahubwo muhe kwezwa no gukiranuka kuko ijambo rya rirambwira ngo utejejwe ntabwo azigera kubona nyemerera rero uturisha umutima we muhe kwihangana kandi umuhe gukizwa rwose no kumaramariza kubana nawe ibihe byose mwami hatariho igihe kimwe yabiciyemo ngo mu kindi aba kuvuga oya kuko ijambo rya rirambwira ngo uvuga izina ryawe mu kanwa ke ave mu bidatunganye rero nawe umwezereze kugukorera no gukutunganira mwami wanjye ndetse n'abandi bose mwami Yesu Kristo turabasengeye kugira ngo amaraso Yesu Kristo abe ku buzima bwabo imbabazi zawe mwami zibe ku buzima bwabo utwemerere mwami ijambo rya riratubwira ngo ntitukiture umuntu ibyo yadukoreye ahubwo mwami wanjye tugire umwuka w'ubugwaneza kwihangana ingeso nziza ibyo ngibyo nibyo bizatuma abantu bava mu byaha maze Kristo mwiza imbuto zacu zikerera abantu benshi ndetse mwami wanjye zikagira umumaro mu gihe gikwiriye muri iki gihe cy'ubugoryi igihe abantu benshi bari mu buyobe bukabije buteye ubwoba nyaguhora ku ngoma reka rero umushakazi wawe umugirire neza umwana wawe ndetse mwami wanjye natwe twese tugirwe neza nawe kuko twese dukeneye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe tubisabye tubyingingiye mu izina rya Yesu amen urakoze kunsengera mama Kiri Imana iguhe umugisha mwuka wera abane nanjye mbashe kumubabarira kandi wakoze birashoboka ko Kristo yaza muri iri joro n'inzigo n'inzika no kuvumana no kwangana atari bunjyane birashoboka ko uje uri integuza kuko sinzi umunsi n'igihe Imana iguhe umugisha ngo wenda watanga inama ya nyuma tugasoza ikiganiro ku badukurikiye nanjye ndabashimiye cyane ko mwantumiye kuri iyi Jane de Bertrand yego mwakoze cyane Imana ibaha umugisha ni ukuri icyo nabwira abadukurikiye wenda ni uko twebwe twese mu byo dukora mu bigeragezo duhura nabyo muri iyi si tugerageze kugira ishusho ya Kristo kuko Kristo iyo twamwitabaje tukamubwira ngo turashaka kuba bawe rwose araza agakingura tukinjira tukabiwe tukaba muri we neza rero Imana iguha umugisha kandi ni ukuri
dukomeze gusabirana no gusengerana twese dukomeze inzira igana mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo rero kubivangavanga ntabwo biba ari byiza, ahubwo tuba dukwiriye kwemera uwo ngo nyine twemeye tugakurikira kugeza igihe azadutwarira. Ntabwo tuba tuzi iminsi dushigaje, n'impanda itabaye urupfu rwo ruratwegereye, ariko si ubu nagenda ndinde wowe wagenda urinde. Ibyo rero nibyo Kristo ashaka ko tuba nkawe tukiri muri iyi si, kugira ngo tuzabane no mu bwami bwe bwo mu ijuru. Turi abagenzi muri iyi si, iyo tubona twariye twanyweye twishimye tuba twumva bihagije, ariko twanywa twakwishima twagira gute? Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana y'amahoro ibagirire neza. Iminota nk'ibiri isigaye nagira ngo ugire inama aka kanya umugore ufite mugenzi uri kumusenyera abizi neza, umubwira icyo yakora nuko yakwitwara, wita ugira n'umugabo nawe uri guheheta hanze afite umugore umunota umwe byibura. Wowe mudamu cyane cyane ubwo ndabwira abakristo, wowe mudamu urimo guhura n'ibigeragezo, umugabo akaguca inyuma cyangwa se n'ibindi ibigeragezo ni byinshi, nakubwira ngo ihangane, shikama, ugire kwihangana no gusenga, mwituze mu mahoro, no kudasakuza mu bigeragezo, havamo kunesha. Havamo kunesha mwa bagabo mwe namwe mwa bakristo mwe muri rusange nako rwose nimureke twemerere Kristo atuyobore, ayobora ubuzima bwacu. Nibwo tutazaca inyuma abagabo bacu, nibwo tutazaca inyuma abagore bacu. Mureke tuyoborwe n'umwuka w'Imana, nibwo ibyo byose tutazigera tubijyamo. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abatayoborwa n'umwuka w'Imana abo ngabo nyine bakora ibyabo nyine ni bya Satani. Satani rero nta kindi cyamuzanye no kutwica no kutwiba no kuturimbura. Icyambere rero atwicisha kuturimburisha iby'ubugingo. Ibyo twakabaye kuba dukorera Imana ntihabe ibyo dukora, ahubwo tugakora ibyo kamere zacu zirarikira. Kandi ibyo kamere zirarikira mu by'ukuri ntabwo ari iby'umwuka w'Imana ararikira, kubera ko bihabanye. Rero ntabwo dukora ibyo twakabaye kuba dukora, ariko nituyoborwa n'umwuka w'Imana turaba abana b'Imana. Murakoze cyane. Hari abazagukunda bakakwifuza, niba kwifuza kugaruka hari iki nk'icyo bashaka kukubwira uzabitabe. Yego nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Bye.